ubona ihagaze uzajya umenya ko megabyte wasabye zashize. Ubundi tanga megabyte 200 ugasaba n'inyongera ya megabyte 100 bahita bayiguha. Kugira ngo rero uyikoreshe ubundi hari igihe account ufungura amakonti, niyo wafungura amakonti arenze 50 cyangwa se 30 apfa kuba ari account uzajya ukoresha, kuko imwe account yishizeho megabyte uhita wemeza ku yindi account kugira ngo nyine buri account yose ibifiteho megabyte. Ugenda rero wuzuza iyo za zindi account zose zirangiye uhita ufunguza yindi. Rero izo zose niyo wazigarukiraho, ariko hari igihe imwe ibifite isaha wenda yasabiweho, akaba ari cyo gihe uyikoresha. Genda ugerageza rero account kugira ngo nawe ubashe kuba wayikoresha. Iyo ubonye rero ihagaze uhita umenya ko uri gukonekita ikanga, uhita umenya ko nyine ugomba gukoresha iyindi account. Nta kindi account bisaba, ni username na password ndetse na email, niyo account uba wakoresha cyangwa se wafunguza. Nagutindiye rero, tugiye kuyifungura. Wowe ikintu uzakora uzaza muri uturongo 3, urangiza udukandeho, ujye ahantu handitse setting, nurangiza kujya ahantu handitse setting uhafungure, ujye ahantu handitse TCP and HTTP, dore ngaha. Nurangiza kuhajya uhafungure, uze wemezemo ibingiye kukubwira. Uzaza ujye ahantu bita remote TCP port, ngira ngo uri kuyireba, dore ni iyi ngiyi. Nurangiza uze uyijyeho, uzasanga handitsemo 443 cyangwa harimo n'indi mibare uzayisiba, wandikemo 443. Iyo ni port ishobora gukoreshwa. Ujye ahantu handitse local TCP port, ngaha. Nurangiza kwajya wafungure, uzasanga harimo 0, uzayerekeramo igumemo, kandi ahantu ho kwemeza. Nurangiza uze ujye kuri remote UDP port, kugira ngo tuyibone nuko tuzasubira inyuma. Remote UDP port, kugira ngo uyibone rero uzaza ukande hano kuri UDP setting, nimwiri. Numara gukanda kuri UDP setting uzahita uyibona, dore ngiyi ya mbere remote UDP port. Nurangiza uhakande, uzasanga harimo indi mibare, uzayisiba wandikemo 995, wandikemo 3. Nurangiza ibyo kubikora, uzaza umanuke hepfo, ureba ahantu hari UDP connection mode, hariyo choose UDP mode, dore ngiyi. Uzaza uhakande, ngira ngo iyi ni uburyo bwo kubereka uburyo ngewe nayisetenzemo, ariko harimo iyindi mibare, ariko iyi ngiyi niyo nagiye nshyiramo. Uzaza uhakande, nurangiza uzaza ubundi usange havivuye muri nomo uzayireka, ubundi uhite wemeza kuri mode 1. Ufitemo account ebyiri, iyo imwe ihagaze mpita njya gukirika.
IBIGIZE byonyine wandika gutya ibyo kongeraho hasi utabyarika boye urangiza wandikamo uraza kandi kuri saci hano kano kantu kameze nk'indorerwamo ko hasi mu nguni yo hasi kuriya bakamenyetso ko buri nguni kerekana kipe urangiza ukirikaho urandikaho resita abarimu bigisha mu mashuri abanza. Ibi byateye icyuho cy'ibura ry'abarimu mu gihugu hose, bituma leta y'u Rwanda yiyambaza abarimu benshi. Wowe kora subscribe, like na share nimba uri mushya kuri iyi channel kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza, kugira ngo utazongera gucikwa n'utundi dushya kuri iyi channel.